nanone nizakotsi zongera iminsi yo kubaho. Uyu munsi jya kubwira ko niba uri umugabo wa nyabwo ko ntuzigere usubirana n'umugore waguciye inyuma, uzamubabarire nibyo, ariko ntuzigere usubirana nawe. Na Bibiliya ubwayo irabivuze. Kimenya ubwenge. Nizakotsi zongera iminsi yo kubaho. Buri munsi nabiyemeje ko ugomba kujya mbakubita kotsi uzahindura ubuzima. Nibyo uzicarane n'abantu bavuga ibituma utera imbere ibijyanye n'amafaranga n'intego zanyu. Ntuzigere wicarana n'abantu bavuga abandi, abo nta hantu bazakugeza. Amafaranga akurura abagore wifuza, ariko ibibazo ucamo n'intambara uhura nazo mu buzima nizo zizana wa mugore ukeneye. Bamwe mu bantu muri iyi si bamwe ni ibishoro, abandi ni za biri zo kwishyura. Usubiremo neza witonde. Abantu benshi hari abazaza ari ibishoro, hari n'abazaza bagusaba ko ugomba kwishyura. Jya umenya ubwenge, ntabwo bihinduka. Umugabo wamaze gutakaza intego ze buri munsi azajya yirangaza akoresheje bya bintu bimunezeza ku giti cye. Umunsi uzajya uhora winezeza uri muri ibyo bintu byawe uhoramo, nibyo bintu bitazatuma utera imbere, kubera ko uzajya uhora winezeza. Ureke kwita kuri za ntego zawe zigufitiye umumaro. Jya umenya ubwenge. Hari ibintu ukwiye gukorera abana bawe, ibintu ndetse umwana n'imyitwarire y'abana bawe ukwiye kumenya ndetse ukwiye kwirinda. Niba ufite abana, ukurikirana utu tuntu ngiye kukubwira kugira ngo ubutaha uzajya umenya ahantu imyitwarire y'abana bawe n'impamvu abana bawe muri make ubona yakunaniye. Niba umwana wawe akubeshya, bisobanuye ko ukunda kumurakarira, wagiye unamurakarira ku makosa yagiye akora muhahise cyane, ukamubwira nabi, umubwira amagambo mabi. Iyo ugiye umubwira amagambo mabi cyane, umwana atangira kwiga kukubeshya ibyo akora byose kugira ngo utamubwira nabi. Ujye umenya ubwenge umwana wawe, ntukamubwire nabi buri munsi. Mubwira amagambo amusa nkaho amutera ubwoba. Niba umwana wawe ari ikigwari, ni ukubera ko wagiye ubafasha cyane byihuse. Ntuzajye buri munsi ubakuriramo, ntuzajye buri munsi ufasha umwana wawe buri mugambizi yose ahuye nayo. Rimwe na rimwe uzajya umwemerera abanza ahangane n'utwo tumbogamizi duto duto, apana ibinini. Nabashe kureba byibuze niba ashoboye kuba yakifasha, naho ubundi nujya umufasha buri munsi ibyo agiye gucamo byose n'ibimunanije bya buri munsi akaba ariho bimukorera, bizatuma umwana wawe ikigwari, ntazajya abasha kwifasha. Buri munsi azajya ategereza ko hari abantu bazajya baza babimukorera, ariko umunsi uzajya umureka akabasha kwifasha, byamunanira byibuze akaba ari bwo umufasha. Ibyo nibyo umwana wawe azagera igihe akamenya ubwenge, akajya niga. Jya umenya ubwenge mubyeyi. Umwana wawe najya akuderanja abishaka, ni ukubera ko ubutaha utigeze ubasha kuba mwagirana ibintu by'urukundo byiza, mwemerana ngo mubashe gusabana cyane. Icyo gihe umwana azajya akuderanja kandi abishaka. Umwana uzajya umuha igihe mwe muri kumwe muganire. Niba umwana wawe ubwo atajya abasha kwihagararaho ubwe, ni ukubera ko mu myaka ye mitoya wagiye umuha disipurine nyinshi cyane, kandi akenshi ukajya uyimuha hari abantu. Ibyo bituma iyo umwana ukunda kumuhanira mu bantu, akenshi rimwe na rimwe ubwe kwihagararaho biranga, ntabwo ajya abasha kwihagararaho. Ababyeyi ntimukwiye kujya muhana abana banyu imbere y'abavandimwe babo, imbere y'inshuti zabo, cyangwa imbere y'ababyara babo. Uba ugiye guhana umwana mu ibanga, ku buryo umwana nyine nawe atajya ahora afite ipfunwe yarihebye. Niba umwana wawe atajya yiyubaha, ni ukubera ko ukunda kumugira inama nyinshi kuruta uko wajya umutera kuraje, umutera imbaraga, umushyigikira, umubwira ko ibintu abishoboye. Niba umwana wawe buri munsi umugira inama nyinshi kuruta inama wakabaye, kuruta imbaraga wakabaye unamutera umubwira ko ashoboye, ukamugira inama nyinshi, ibyo umugira inama nyinshi bimutakariza kwiyubaha ubwe. Biba bisaba kugira ngo umwana wawe buri munsi niba umufite, ujye unamutera imbaraga. Yega inama uzimugira ariko umutere n'imbaraga.
niba umwana wawe umugurira buri kimwe cyose ariko kaba gifite ingeso yo kuba yatwara ibindi bintu by'abandi, umwana wawe ni ukubera ko utigeze umureka kugira ngo ahitemo ibyo yifuza. Iyo umwana buri munsi uhora umuhitiramo ntahitemo ibyo ashaka, buri munsi ahora yifuza iby'abandi. Niba umwana watajya yubaha ibyumviro by'abandi bantu, impamvu ishoboye kuba ari wowe buri munsi uhora ubategeka ntago ujya ubahereza nabo ibyumviro byabo by'ingenzi. Umwana nawe yumve yisanzuye muri we agira ibyumviro bye, ahubwo buri munsi umubyeyi ahora asa nkaho amutegeka ibyo gukora. Niba umwana wawe agirira ishyari abandi, ni ukubera ko buri munsi uhora umugereranya n'abandi bana buri munsi, bigatuma buri munsi yifuza kumera nkabo, akumva rimwe na rimwe arabanze. Niba uri umubyeyi wumva ibi ngibi, umwana wawe ntugahora umubwira ngo se kuki utameze nk'uriya, ese kuki utajya utsinda nk'uriya, ese ubundi ko abandi bana bameze kuri, ntukajye ubimubwira cyane. Jya umubwira ko ashoboye, umutoza inzira ikwiriye, kuko nujya uhora umukompara n'abandi, umugereranya n'abandi, umwana wawe azajya ahora agirira ishyari abandi bana. Azakora gutyo, naba mukuru azaba mubi kuruta abandi bose bigeze babaho. Jya umenya ubwenge. Niba umwana wawe arakara vuba, avoma hafi, birashoboka ko yaba ari wowe utarigeze ubasha kujya rimwe na rimwe nawe umushima, umubwire ko nanone ari umwana ukwiye kujya akomeye, azaba umuntu udasanzwe, ndetse ukamubwira ko nawe ari umuntu ukomeye nyine muri we, akumva ko nawe afite imbaraga zidasanzwe nkunda nk'abandi bana. Buri munsi rero iyo utabikora, umwana wawe birangira arakaye vuba, akajya agira imyitwarire mibi. Icyo baba bazi kuri wowe, baba bazi ko rimwe na rimwe aba ari imyitwarire mibi gusa bakuvanaho cyangwa se ubarakarira. Niba umwana wawe asuzugura avuga nabi, ni ukubera ko ibyo yabikuye ku babyeyi cyangwa se ku bandi bana bana nabo. Muri make, niba iwanyu muvuga nabi, muvuga amagambo mabi, umwana ari uruhande rwawe, uvuga abandi bantu nabi, hari abantu mwatonganya umwana abyumva, ibyo abikwigiraho. Nakura azajya agera muri bagenzi be cyangwa n'abandi bagenzi be bari aho hafi, abandi yaba ku ishuri n'ahandi hose, atangire kuvuga bya bindi yumvisha imuhira, yige muri ya mico y'uburakari, bya bintu bibi byose yagiye yumva ku bandi bantu bari iruhande rwe cyangwa ababyeyi be. Umwana mugiye kuvuga nabi, mwarakaranije, mujye kure ye, nimuvuga nabi ntabimenye. Ibyo bintu nkubwiye nubigenzura neza umwana wawe, ukabimurinda, ukamurera neza uko bikwiriye, nta kibazo uzigera uhura nacyo mu gihe uri kurera umwana wawe. Ngo mu gihe abantu batekereza ko ubwabo bisanzuye, nibwo bwisanzure budasanzwe umuntu aba afite, icyo gihe ntabwo ajya acika intege uko byagenda kose, apfa kumva ubwe muri we yisanzuye, afite ubwisanzure buhagije. Umunota umwe usubitse gukora ikintu wifuzaga gukora, uvuga ngo uzagikora ukwezi gukurikiraho, iminota ikurikiraho cyangwa iminsi ikurikiraho, umunota umwe byubuze usubitse ikintu wifuzaga gukora, ushoboye kuba wakangiza ukwezi kwawe wahoze uvunikira cyane, ushyiramo imbaraga nyinshi, kugahita kwangirika. Bivuze ngo ntuzajye wirinda guhora usubika ibintu byawe wifuzaga gukora. Procrastination, uzabyirinde. Icya kabiri, abakire ntabwo bakoresha amafaranga yabo kugira ngo biyemere, ahubwo bakoresha amafaranga yabo kugira ngo bakorere andi mafaranga menshi. Nubona amafaranga umunsi umwe cyangwa ibiri, ntuzahite wumva ko ukwiye kwiyemera kuri ba bantu bagusuzuguye mbere, ba bantu bakubonyemo ko nta kintu ushoboye. Ntuzahita ari bwo utangira kwiryaho ngo ubereke ko ufite amafaranga. Wowe cya mbere na mbere uzajya ushora ayo mafaranga yawe kugira ngo ukorera andi menshi, ndetse uzabeho ubuzima wifuza, nawe n'abawe bazabeho ubuzima bifuza, kandi uzibuka urukundo uzajya ufasha. Jya umenya ubwenge. Ntuzigere wiyemera imbere y'abantu, nunatera imbere gatoya, ahubwo nujya utera imbere
uzajya ukomeza utsindire mu ibanga, ubone ibintu byawe mu ibanga. Erega abantu bose ntabwo bashaka kukubona utsinda, ntibashaka no kukubona utera imbere. Niyo mpamvu udakwiye kwiyerekana mu byo ubonye byose ngo ugiye kubiratira abantu. Ntabwo abantu bose bishima iterambere ryawe. Nuko abantu bafite ibitekerezo byiza bagufashe gukora neza, bagatangira kugufata neza, abo nibo bantu bahindura umukino ba mbere muri iyi si uyu turimo w'ubuzima. Buri ikintu kidasanzwe muri iyi si, buriya gukorera amafaranga nyamara uri kugenda, nibyo byishimo birenze, ni nabwo bwisanzure budasanzwe bwo gukorera amafaranga ududubu. Ubundi niwo mududubu wa nyawo. Ultimate flex, icyo bita kudodoba. Ryan Reynolds, uyu ni umukinnyi wa filime, yaravuze ngo ukuba wa fake nibwo abantu benshi ukunda kuba inshuti nabo, benshi bakakuzuraho, bakagukunda, bakaba iruhande rwawe. Ariko waba umunyakuri, ni nabwo uzagira abantu bake muzaba muri kumwe. Ariko umunsi uzaba umuntu wa fake, abantu benshi bazagana inzira yawe, uzaba uri kumwe n'abantu benshi. Uba umunyakuri, uba uri kumwe na bake, kandi wibuke kuzangwa, ibyo uvugwa ntibazabyumva. Umenya ubwenge. Kora subscribe YouTube channel yacu ni William Future, ndetse na Instagram yacu na TikTok yacu, Twitter yacu. Subscribe button.